Ese urabizi ko ushobora kuba igisubizo cy'ikibazo cya mugenzi wawe? Mu buzima bwacu bwa buri munsi uzasanga uhora ukeneye umuntu kuba hafi, ubwira ibyakubabaje, ibyagushimishije, akaba ari nubwo ntacyo yarenzaho, gusa muri wowe uba wumva uruhutse. Ibisobanuye ko muri sosiyete tubamo ya buri munsi umuntu aba akeneye kwitabwaho, kunga n'abandi, anabasangiza ibyo yagezeho. Nyamara nubwo bimeze gutyo, si hose uzasanga umuntu ufite umwumva cyangwa wabwira agahinda ke. Umugabo umwe w'umuhanga w'umubudiste Ram Dalai wa 14 yagize ati: ubuzima niyo mana ibaho iruta izindi, ibyishimo niwo mutungo urenze iyindi, kuba umwizerwa nicyo kizima cyubaka imibanire. Ese ubuzima niba ari imana iruta izindi, hakaba babayeho bumva ko iyo mana batayifuriza abandi, nihe twaba tugana? Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubare w'abantu babayeho nabi ari 23%. Ese utekereza ari ukubera iki? Hari aho uzasanga hari ababayeho nabi badashoboye no kwibonera ibibatunga, abandi bakiyambura ubuzima kubera ko babuze uwo babwira ibibarimo, ubwigunge ndetse n'ibindi bibazo atashoboye kwihanganira kuko yabuze umuntu umwumva cyangwa umufasha. Ese wubatse inzu nziza z'amagorofa zirenga 100 ukarara ahantu heza, ariko ntiwibaze urara ku muhanda ukuntu abayeho? Ese byaba bimaze iki uharanira iterambere ryawe ariko wajya mu mibanire yawe n'abandi ugasanga ntushobotse? Rimwe na rimwe umuntu akaba yatinya no kukwegera ngo ukubwire ikimubabaje. Ibi ku muntu wumva abayeho kubwe ntacyo bimubwiye, nyamara kubaho kwacu kwiza nuko twahangayikishwa n'ibibazo bagenzi bacu bafite, kuko nuzi nyuma yo guhangayika afite wowe bizaba bimeze gute. Ni byiza ko dufashanya atari uko hari icyo ushaka ku muntu. Hari uwibwira ko abayeho yihagije akumva ko ubutunzi afite bushobora gukemura ikibazo cyose yaba afite. Niba nawe utekereza gutyo uribeshya. Ese ni ukubera iki bavuga ko ibintu ari magirirane cyangwa ko kubaho ari ukubana? Bavuga gutyo kubera ko bazi neza ko umuntu atihagije ubwe, ko azakenera ubundi bufasha butamuturutseho, kandi nawe agafasha abandi, agahangikishwa no kumva ko mugenzi we atameze neza. Ujye ubona iyo uri kumwe n'umuryango wawe mwishimye, museka, musabana, mwumva ubuzima ari bwiza, ngahibaze noneho isi yose imeze gutyo. Nta nzangano, nta shyari, nta kagambane, mbega abantu bose bishimiye ubuzima. Abenshi twumva ari nk'inzozi. Twese dukoreye hamwe duharanira iterambere rya buri muntu, byaba ari umusingi wo kugera kuri byinshi mu buzima. Umuntu aravuka akisanga ku isi ariko nahitamo ubuzima bamo. Hari abo uzasanga babayeho neza, abandi bakabaho nabi, bakabanza kwihiringa ngo barebe ko babona amaramuko. Ntabwo nkubeshya, banza uhere kuri abo bana bahora bigunze, abandi bibaza uko ejo bazaba bamerewe. Komeza urebe nabo mu bana batagira epfo na ruguru. Hari aho ugera ukabona umuntu yarihebye, nta cyizere namba yigirira, akumva ko kubaho kwe byabaye nk'impanuka. Oya, uri umuntu w'agaciro cyane, niyo mpamvu ukeneye izindi mbaraga ngo ugere kure. Urahirwa wowe niba uhangayikishwa no kumenya uko mugenzi wawe yaramutse. Gufasha umuntu si ukuba uri umutunzi cyangwa umuntu w'umuherwe. Just a heart of love, umutima w'urukundo. Ushobora gusanga akeneye ijambo ryawe rimwe gusa rikaba impamvu yo guhora yishimiye ubuzima, basa kumva ko nawe mu bibazo afite hari umuntu umwitayeho. Uko isi igenda itera imbere ni nako usanga ibibazo bitandukanye bigenda byiyongera. Uzasanga abantu bihugiyeho, yewe nta numva ushishikajwe no kumenya ibibazo byawe. Nugerageje kugufasha akabikora kuko wenda hari icyo muhuriyeho, isano se, ubushuti cyangwa se akazi mukorana. Byaba bibabaje niba nawe ari uko bimeze. Ese niba umuntu yarwara cyangwa agahura n'ibibazo bikamurenga ku buryo yageraho kwiyambura ubuzima, niki twaba dusobanuye kuri we? Ese tuzahura mu byishimo gusa? Oya, none se niba duhora tuvuga ko isi yahindutse, ni waba uri mu bayihinduye? Ngo naba umuntu mu bantu, ngo nta rukundo, ngo yewe yego birashoboka ko byahindutse, ariko se nuruhe ruhare rwawe mu kumvisha cyangwa kugaragariza ukeneye ubufasha umuha? Kuko kwiza no kwifuriza ibyiza mugenzi wawe, dufashanya, tugirana inama ku byananiranye, tugakorera hamwe, tutigwizaho kuko hari benshi bazadukomokaho kandi bakeneye uwo murage wacu. Tukabaho tuzi ko isi ari umudugudu, global village. Niba isi ari umudugudu, ibyiza biba handi natwe byatugeraho, ariko tubiharaniye. Niba byatugeraho vuba cyane tutabyirinze. Nuko rero tubane, dufashanye, tugere kure, duharanire iterambere rya buri muntu. Ikiganiro cyari sobanukirwa, naho nge wakibagezagaho ndi Ntagara Delphine. Niba wifuza kuduha igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, twandikire kuri email ntagaradelphine2 bifatanye @gmail.com.